Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amasomo n'inyigisho byo kuwa kane w'icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia B. Isomo rya mbere turasanga mu ibaruwa ya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 9. Ivanjiri yanditswe na Matayo, umutwe wa 24 kuva ku murongo wa 42 kugeza ku wa 51. Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti. Ngewe Pawulo watorewe ku ntumwa ya Yezu Kristu uko Imana yabishatse, hamwe n'umuvandimwe wacu Sosteni, kuri Kiliziya y'Imana iri Korinti, ariyo mwebwe abatagatifurijwe muri Yezu Kristu, mugahamagarirwa kuba intungane hamwe n'abandi bose biyambaza, aho bari hose izina rya Yezu Kristu umwami wabo n'uwacu. Tubifurije ineza n'amahoro biva ku Mana umubyeyi wacu no kuri Nyagasani Yezu Kristu. Mpora nshimira Imana yanjye kubera mwebwe, nibuka ineza yayo mwaherewe muri Kristu Yezu. Koko rero Imana yabasenderejeho ingabire z'amoko yose muri we, cyane cyane iyo kumumenya no kumumenyekanisha mu bandi. Bityo guhamya Kristu mukaba mwarabyikomejemo, ku buryo nta ngabire n'imwe y'Imana mubuze, mu gihe mugitegereje ukwigaragaza kwa Yezu Kristu umwami wacu. Niwe uzabakomeza kugeza ku ndunduro, kugira ngo muzabe muri ndakemwa kuri uwo munsi wa Nyagasani Yezu Kristu. Ni indahemuka Imana yabahamagariye kugirana ubumwe n'umwana wayo Yezu Kristu umwami wacu. Ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu yabwiraga abigishwa be iby'ihindukira rye, agira ati: "Nuko rero murabe maso, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azaziraho. Murabizi yaba nyir'urugo yamenyaga igihe cy'ijoro umujura azaziraho, yabaye maso maze ntareke bamupfumurira inzu. Namwe rero nimube maso, kuko umwana w'umuntu azaza igihe mutakekaga. Mubirebye ninde mugaragu w'indahemuka kandi uzi ubwenge, atari uwo shebuja yemeye gushinga abo mu rugo rwe, kugira ngo ajye abaha igaburo ryabo ku gihe gikwiye. Hahirwa uwo mugaragu shebuja azagaruka agasanga agenza atyo. Ndababwira ukuri, azamushinga ibyo atunze byose. Naho niba ari umugaragu mubi, wibwira ati databuja aratinze, maze agatangira gukubita bagenzi be, akarya akanywa hamwe n'abasinzi, shebuja azaza umunsi atamwitezeho no ku isaha atazi, amwirukane amuherereze mu gice cy'indyarya, aho azaririra kandi agahekenya amenyo." Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Mu Ivanjiri tumaze kumva, Yezu aradukangurira kuba maso. Ati: "Ntimuzi igihe umwana w'umuntu azazira." Yezu Kristu nk'uko yabitubwiye, kuza bwo azaza, ariko ntituzi umunsi n'isaha. Hari abantu birirwa bata umwanya bashaka kumenya igihe Yezu Kristu azazira, bakajya mu buhanuzi bwinshi butandukanye, abandi nabo bakajya mu kubeshya abandi, bavuga bati azaza iki gihe n'iki, bagashyiraho ndetse n'umunsi n'itariki, bavuga ko babyeretswe. Ugasanga biraberaho gutera abantu ubwoba gusa.
kandi twibuke ko na Yezu ubwe bakomeje kubimubaza abigishwa be, yababwiye ko n'umwana w'umuntu atazi igihe, ko bizwi n'Imana yonyine. Yezu rero aratwereka ko atari byo by'ingenzi gushaka kumenya uwo munsi, ahubwo icy'ingenzi ari uguhora turi maso. Kuba maso rero bivuga iki? Yezu yabiduhayemo urugero mu kigereranyo cy'umugaragu uri mu bintu bya shebuja. Uburyo abicungamo nibyo bigaragaza niba ari umugaragu mubi cyangwa umugaragu mwiza. Aha birerekana ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ubuzima ni intizanyo y'Imana Yezu yagereranyaga na databuja. Twebwe tukaba abagaragu turi mu ntizanyo cyangwa turi mu bya databuja. Ubuzima bwacu rero, ubushobozi, ubwenge n'izindi responsabilité waba ufite hano ku isi, byose tubikesha Imana, kandi ni intizanyo y'Imana, tukaba tugomba no kuzayimurikira uburyo twabikoresheje. Niba ubikoresha rero uko wabiguhaye ashaka, ubwo uri maso. Umunsi shobuja azazira utazi, azakenyera aguhereze kandi akugabire n'ibindi byisumbuyeho. Ariko naza agasanga warabikoresheje uko wishakiye bitandukanye n'ugushaka kwe, azaguhereza muri cya gice cy'abazarira kandi bagahekenya amenyo, nk'uko Yezu yabivugaga mu Ivanjiri. Pawulo yaduhaye urugero uko impano ye ayikoresha ashishikaza abavandimwe. Amabaruwa yose ya Pawulo atwereka uko yabaga afitiye impungenge abavandimwe, akabandikira abakomeza, akabandikira abasobanurira, abatashya, abagaragariza urugwiro n'ubuvandimwe, akabakomeza mu kwemera. Buri wese rero agira impano ye, agira icyo Uhoraho yamugeneye n'ubushobozi yamuhaye. Twese rero nk'uko Pawulo yabivugaga, twese dutegereje Nyagasani igihe azazira, kandi yaduhaye ibyangombwa bishoboka byose kugira ngo tube maso. Tube maso rero tuzirikana ko ibyo turimo atari ibyacu, ari ibya databuja, kandi ko tuzabimumurikira uko twabikoresheje uwo munsi azazira, uwo munsi tukaba tutazi uwo ari wo. Mutagatifu Berikimasi niwe bigize kubaza bati, bakubwiye ko Yezu agiye kugaruka hasigaye iminota 5 wakora iki? Mutagatifu Berikimasi yaravuze ati, babimbwiye ndimo nkina umupira, nakomeza ngakina umupira. Babimbwiye ndi mu kiliziya nshengerera, nakomeza ngashengerera. Babimbwiye ndi mu nzira njya gusura abarwayi, nakomeza nkajya gusura abarwayi. Ibi biragaragaza rero ko Berikimasi aho yabaga ari hose n'igikorwa yabaga arimo cyose, yabaga ari maso kandi yiteguye kumurikira shebuja ibyo arimo, yuko bimuhesha ikuzo. Natwe rero aho turi hose n'ibyo dukora byose, tujye twumva ko turi maso, twumve ko ibyo turimo bihesha Imana ikuzo, hanyuma iyo saha n'uwo munsi aho bizadutungurira, tuzabe twiteguye kwereka Nyagasani ibyo turimo ko bimuhesha ikuzo. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Padiri Janvier, naho ubutaha.